Ibabaje kandi itangaje, abasenga nimukomeze musengere Papa Francisco kubera ko ubuzima bwe bugeze habi rwose, kuko ibitangazamakuru byinshi bikomeye n'ibindi byakomeje kumubika ndetse no kuvuga ko ubuzima bwe bushobora kuba bwarangiye, ariko mu by'ukuri aya masaha aho tugeze ntabwo Papa Francisco yari yapfa, ahubwo ubuzima bwe buri ahantu hakomeye cyane kandi biragaragara ko bishobora kurangira Papa tumubuze, ndetse biravugwa ko uyu Papa ubuzima bwe buri ahantu habi cyane kubera ko Papa Francisco ngubu arimo arahumekera mu byuma ndetse ari guhabwa oxygen imufasha kuba yabaho n'iyi minsi igoranye kandi muri iyi minsi igoye ubuzima bwe. Uyu mupapa bivugwa ko arwaye indwara nyinshi zitandukanye harimo impyiko ndetse ariyo n'indwara ya pneumonia n'igihaha yakuwemo ari mu myaka 20, urumva yari akiri mutoya cyane. Iyi ndwara bivugwa ko rero Papa amerewe nabi bitewe n'uruhurirane rw'indwara nyinshi zamuhuriyeho. Gusa nubwo bimeze gutya ariko Papa bigaragara ko ari mu zabukuru, atakiri mutoya cyane ahubwo afite imyaka myinshi yo hejuru. Bivuze ngo rero imyaka ye nayo arwaye n'izi ndwara ni ibintu bishobora gutuma ubuzima bwe butaramba cyangwa bugere kure. Nubwo twari tukimukeneye, twari dukeneye ko ayobora kiliziya. Binavuga ko burya Papa iyo ari ku buyobozi aba ameze nk'aho ayoboye isi, kubera ko nta kindi aba yifuriza isi, aba yifuriza isi amahoro kandi ayoboye imbaga nyinshi y'abantu. Bivuze ko rero ntabwo twakwishimira kumuhomba, cyane ko umusaza upfuye abangana n'inzu y'ibitabo ihiye. Bivuze ngo Papa we arenze iyi nzu y'ibitabo kubera ko abitse byinshi kandi hari runini yarafatiye isi muri rusange. Niyo mpamvu rero kumubura ari ibintu abantu batakwishimira. Ibinyamakuru byinshi rero byatangiye kumubika, byatangiye kubika ko yapfuye, ariko mu by'ukuri ibindi bikavuga ko akiri muzima. N'amakuru dufite nuko Papa Francisco akiri muzima, nubwo bigoye ko urugamba rwo rusimbuka. Binavuga ko ejo bundi hari umuntu wigeze kumusura agatangaza ko hari itariki runaka ashobora gupfiraho. Niyo mpamvu n'ibinyatangazamakuru bitandukanye byatangiye gupredikitinga ko Papa Francisco ashobora gupfa ku iyo tariki, nubwo bitemezwa cyangwa se utajyaho ngo bihagarareho. Bigoye ko Papa Francisco ashobora gusimbuka iki gikombe cyangwa se iyi nkongoro y'urupfu. Bishoboka ko Imana nawe ishobora kumuhamagara ikamubwira uti ibyo wakoze birahagije, ibyo wagezeho birahagije, ngwino dusangire ibyiza byo mu ijuru, ngwino dusangire ibyiza naguteguriye. Mu by'ukuri rero dusengere Papa Francisco, naba ari urokoka arokoke byibuza, twongere tumubone yongera ayoboye Kiliziya Gatulika. N'ibinanga kandi nabwo twihangane, nabwo azaba agiye neza kandi azaba agiye mu ijuru. Hari ibintu byinshi Papa Francisco yakoze, nibyo turaza kubateguriraho, ndetse no ku mateka ye turaza kubategurira kuri ibyo byose yagiye akora bitangaje, ndetse n'ibindi bikomeye yagiye ahindura mu miyoborere ya Kiliziya Gatulika no mu mibereho y'abatuye isi muri rusange. Ndabashimiye rero. Ni Donos 23 TV. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore comment, tujye tubana mu bintu byose bitandukanye tugenda tubagezaho by'ubwenge.